hariho n'abantu mwicara rwose akavuga ati uriya muntu iyo umwicaye iruhande wumva arimo kukuzamura. Rero reka mbwira abahungu, wowe uzirememo uwo muntu utayifite amakomplexa ariko utanirata gusa uri ufite standing y'imitekerereze wiyitaho usobanutse, hanyuma wicare uzagusuzugura ujye umwihora uvuge utafite roro uyu nguyu usuzugura nawe n'ubundi si Imana izaba. Nahise ko nayisabye umugore mwiza nayisaba umugati kampibuye wiriya nibuye ntabwo ari nawe, ntabwo naba narayisabye igingwe nzanire scorpio. So uyu nguyu ni scorpio yo yihorere, izo scorpio ujye uzihora. Nujya hano mbabwira abahungu mwicaye hano, nujya kuganira n'umukobwa akagusuzugura ujye uhita umuteraho tag wandikeho ngo scorpio. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ejo nujya handi ugasanga yaragutendetse, uri hamwe na Yohana, uri hamwe na Rauriyani n'abandi nk'abo bajya baririmba mu ndirimbo ndetse na Feliciyani, utereho tag ngo iyi ni inzoka. Ko hari abantu baba bafite ibintu by'uburyarya n'ubucakura, kabanza akabatondeka mwese akirobanura wareba n'uyu hanyuma ugavuga ngo okay uri undyarya, ukajya umubwira ko se sheri ko amaze imyaka nkubwira kutarimo kumpa igisubizo, ndacyabisengera kandi ubwo arakubeshya ni inzoka. Hita uteraho tag, nurangiza witarure wigendere ubwira Imana ngo rero Mana ngiye kugutegerereza mu murimo wawe, uwanjye uzamunzanire, niduhura bizahite biva kore. Kandi ibyo mbabwira mbifitemo experience nuko atari yo nyigisho dufite uyu munsi. Reka twikomereze mu by'agakiza. Ariko icyaka gakiza katumarira, reka noneho nihute, icyaka gakiza katumarira iyo umaze kumenya Yesu nk'umwami wawe wagupfiriye akakugira umwana w'Imana. Number 1 ikintu cya mbere wunguka mu bwami bw'Imana, ubukire bwa mbere wunguka agaciro, added value. Jewe ubugenda ufite inyongera agaciro, ukavuga ngo jewe kubera ko Yesu yankunze akajya ku musaraba, ako niko gaciro Imana yampaye. Ariko murimo murabyumva, niwireba mu ndorerwamo, niyo waba ufite igitwe kinini, niyo waba ufite amabinga, niyo waba ufite amenyo acitse, ujye ureba mvuge ngo mva rero Mana uri igitangaza, iki gitwe kingana gutya urakireba uragikunda ukigura amaraso y'umwana wawe. I'm so precious. Hallelujah. Kuko ubwo ni ubukire bwa mbere butuma ugenda umuntu akaza ngo rwose muri muntu afite igitwe kinini. Utaraga ntabwo iki gitwe kinini Imana yakiguze igiciro cyinshi, ariko ubwo nibwo bukire bwa mbere buhindura imitekerereze yawe, ibyo kwisuzugura no gusuzugurwa bikavaho. Icya kabiri Imana itwongereraho, buriya hari amagambo muri Bibiliya njya nkunda, reka tuyasome. Hari ahantu Paulo yandikiye Abanyefeso, aravuga ngo Abanyefeso mwe njya mbasengera. Nanjye kenshi njya nicara iyo nsengera abakristo nkavuga ngo Mana iri sengesho reka ndigire iryanjye. Abanyefeso igice cya mbere, Efeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 16 aravuga ngo mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze. Abasabira iki? Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Haleluya. Ndabasengera ngo Imana ibahe umwuka wo guhishurirwa itume muyimenya. Mumenye n'iki kindi? Amaso y'imitima yanyu abona uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. So mumenye ubutunzi buri mu by'Imana yadusezeranije. We are wealthy kids. Turabana b'umwami, ubwami bwa data bwuzuye mu bukire. Akakubwira ati ihangane mwana wanjye, igihe cyawe ntikiragaragara uko tuzasa ntikurerekana, ariko in the meantime ndaba nkwaye umusogongero. Uhindura imitekerereze gusa. Mumenye ibyo mwiringiro, hanyuma mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Ariko ibi ngo tugomba kubihishurirwa. Amen. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye, nkuko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Aravuga ati umva, hari ibintu twabikiwe
niyo mpamvu Yesu yavuga ngo umuntu wahishuriwe iby'ubwami bw'Imana ngo amera nk'umuntu wabonye izahabu y'igiciro cyinshi ngo akagenda akagurisha ibyo afite byose akaza kugira ngo agure wa murima. Haleluya. Kuko abavuga ngo biriya bintu by'ubwami bw'Imana birimo ubutunzi bukomeye, burimo ubutunzi buhebuje, birimo agaciro karenze, reka njye mu bwami bw'Imana. Cyo nicyo twita agakiza kuzuye. Amina. Kandi ukaza ukuri, kuko iyo Yesu ari umwami wawe, cyambere banza akavuga ati mu bwami bwanjye rero abantu baho bose bafite agaciro. Nta muntu usuzuguritse uba mu bwami bwanjye. Abisuzugura mubanze muri repent, mubanze mwihana, muhindura imitekerereze, uhindura uko wibona, umenye yuko mu bwami bwanjye nta kigarasha kibamo. Mu bwami bwanjye nta muswa ubamo, mu bwami bwanjye nta muntu mububamo, kereka abafite ingeso mbi, kandi abo bafite ingeso mbi baguma hanze. Mubanze muhindura imitekerereze. Hari ikintu naje kudekuvura kandi nsanga ari cyo. Iki ndakibwira abakobwa. Hari igihe haba hari nk'umuhungu rwose wifitiye amabinga byembye manini nk'ayanjye, ufitiye amabinga atubutse, hanyuma ariko akaba afite umutima w'izahabu. Ndenda kukubwira, iyo ukimubona ubona amabinga, ariko iyo mumaranye kabiri wumva utamuva iruhande, arakundika pe, arakundika. Uzi bene uwo muntu iyo Yesu yakwinjiyemo aguteraho igikundiro, abantu bakagukunda. Rero kire gihungu ko gifite amabinga kuki abakobwa bagikunda? Bagikunda gusa n'icyana cy'Imana kigendera, gifite charm iva muri character y'ubwana bw'Imana. Haleluya. Buriya rero niho abantu bibeshyera. Wowe ureba uko abantu bakubona ukibwira ko ariko umeze. Oya, uko umeze nuko Imana ikubona. Wowe uzirememo gusa umuco w'umwana w'Imana, ibindi byihorere. Ibyo kuvuga ngo wenda ngo nta mukobwa uzankunda, ibyo byihorere, kuko nubundi Imana yarabivuze, iravuga ngo umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Azamuterura mukuzanire. Reka mbaho urugero rumwe nakundaga cyane, ariko baramwishe. Ya genocide yadutwaye abantu twari kujya tubereka ubuhamya buhamye. Kera twajyaga tujya mu giterane i Remera Rukoma, ahantu hitwa Remera Rukoma hirya hakundaga kubera ibiterane by'umuryango w'abasoma Bibiliya. Hakaba umugabo wagendaga hasi, yari yaramugaye, afite utuguru nyine tumugaye, akagenda babandi bakoga hasi, yambaye na kamabiri mu ntoki kugira ngo atagira. Yitwaga Gaperi yari afite umugore mwiza. None rimwe ndamubwira ngo Gaperi, mbwira uriya mugore, icyo gihe nari nkiri umuseribateri ntararongora, uriya mugore yarambwira ati rero buriya iriya ni gift y'Imana. Aza kuduha ubuhamya turi mu giterane, aratubwira ati abahakana yuko Imana itanga abagore mu ndebege Gaperi rwose yagendaga, ariko yari yariyakiriye nk'umwana w'Imana, kuko wabonaga ari umwana w'Imana. Yajyaga mu bandi marigura ubwo bumuga bwe, akihagarara kuri utwo duhirihi vitwa Makuru, akegura umutwe rwose, akaganira, agatera urwenya, agasetsa, agatanga ubuhamya, akavuga ngo uyu ni umwana w'Imana wiyakiriye. Yaduhaye ubuhamya, aratubwira ati jewe navutse mugaye, ntafite amaguru, tumaze kuba umusore nkumva umutima wanjye urashaka umugore. Tumbwira Imana rwose, Imana ko ari we wandemye ukandema gutya, wumvaga ari nde uzanyemera? Imana iramubwira ngo ibyo bimparire, njye nzaguha umugore kandi uzagutangaza. Hakaba umukobwa rero w'igitangaza basenganaga. Bukeye Imana iramubwira ngo umugore wawe nuriya. Ati ndabaza, uriya mukobwa usa kuriya, nanjye Gapero koga ugenda hasi azankunda. Ariko ndavuga ngo Imana yabivuze, kangira agenda ngo aramubwira ati rwose umbabarire, ibyo ngiye kukubwira ntundakarire. Maze iminsi nsenga Imana ikambwira ngo niwe mugore yandemeye. Ariko umukobwa kubera ko nyine yari mushiki we, aramubwira ati Gapero, ati wihangane rwose, nzabisengera mbanze nyibaze. Ariko ubwo umugore niwe waduhagurwa hoje, twivuze aratinyuka. Ariko mama watashye nawe yari umurokore, aramubwira ati mva mama, ati mubwire, ati uzi ko Gaperi yaje hano kundambagiza. Nyina aramubwira ati se, ati umugabo nka Gaperi se ubundi wamukura hehe? Ati Gaperi, ati reka nkubwize ukuri, ati jewe Gaperi aje ari jewe usabwa,
akambwira ngo mpuriya mukobwa murongore, ati nagutanga nta n'isoni mfite nta n'ikimwaro. Tubundi uretse ko yamugaye ubona atari umugabo wifashije, tubona atifitiye inzu ye, atifitiye amatungo, tubona atari adafite umurimbo, uretse birebye kiriya kibazo ati kirase wakimuhora ko atari wakiteye. Mugabo ati n'ubundi ndabizi mama asangwa amwikundira ngo yarafite musaza udakijijwe. Sinzi niba inkuru ndimo kwibara neza, ariko ibyo byose ari mu ijuru, ubwo ngubwo ntabwo azabimpora. Hanyuma arabatereka ntegereze musaza wanjye naza ndabimubwira. Musaza waraza, we nta nubwo yarakijijwe, nta nubwo yanasengaga. Aravuga ati mubwire rero grand frère, ati uzi ko Gaperi yifasha akaza kundamba yikuntereta nzamubera umugore. Musaza yaramureba aramubwira ngo uzi ko musetsa, ubundi se wowe ahubwo ngo kumva Gaperi aza kugusaba ngo ni favor yaguhaye, ngo Gaperi se ubundi wowe ngo ufite iki, ngo uretse ko uhagaze, ngo ubundi Gaperi kabisa, ngo daire nanakubwira ngo ugiye buriya ngo mu bahungu baba kuri uyu musozi, ngo Gaperi nubwo tudasengana ngo ariko genda mwemera, ngo cyonyine kubona afite buriya bumuga, ngo ariko icyambere ngo akagira umurimbo kuriya, ngo ukabona nta complex afite, ngo akibeshaho akihingira akikoreshereza. Uretse mugabo nka Gaperi ubundi ngo ngo Gaperi ahubwo ngo yicishije bugufi. Umukobwa nticaye yatangira gusenga Imana ikamubwira ngo rega nakubwiye ngo buriya uwabwiye wese akamubwira ati rwose Gaperi ni umugabo. Isi yose iramwemeza n'Imana iramwemeza, barashakana. Umva couple yabo yari ishimishije. Icyo rero ndimo gushaka kubereka ubukire Imana itanga. Iragufata iguha agaciro kadashingiye kuri apparence, sibyo? Nirangiza ikubwire ngo burero uretse no kubura umwana w'Imana. Mu Baroma Paulo yandikiye Abanyarwanda mu gice cya 8 arabwira ngo twebwe turi abana b'Imana, ngo saho bigarukira turi n'abaragwa, saho bigarukira turabaragwa bayo. Kuko ubundi abandi bami baduhindura abagaragu, ariko uyu mwami wacu waravuga ngo ya jewe, hari aho yabwiye abigishwa be muri Yohana 15 arabwira ngo ubusinyibita abagaragu ahubwo muri inshuti. Ariko amaze kuzuka, amaze kuducungura, Imana iravuga ngo noneho nta nubwo mukiri inshuti, mwabaye abana, kandi nta nubwo muri n'abana gusa, muri n'abaragwa. Haleluya. Iyo rero ibyo ngibyo Imana imaze kubikora, ikora ikindi ngiye kurangirizaho, idushyiraho umwuka wayo nk'ikimenyetso. Buriya rero inspiration y'umwuka niyo suruse y'ubukire bwose. Ndabaha ingero zifatika. Jewe ntabwo nkunda kwigisha ibintu bya teori gusa. Muzitegereze muri Bibiliya abantu Imana yakoresheje ibintu bihambaye noneho mu buryo bw'ibifatika. Ndabaha ingero 3. Urugero rwa mbere ni umwana witwa Yosefu. Yosefu buriya sinzi ahantu yari yarahuriye n'Imana, sinzi ahantu yari yaruzuriye umwuka, ariko Yosefu icyo yakoragaho cyose cyahabwaga umugisha. Aragiye, bene se bamugiriye ishyari baramugurishije, ariko niki Yosefu yari afite cyatumaga bene se bamugirira ishyari kandi kiva ku mwuka kandi kiza n'ubukire noneho bufatika? Number 1, Yosefu yari afite vision y'ubuzima. Akajya abwira abakuru be akavuga ati ariko narose tujya guhambira imiba, ati imiba yanyu yikubita hasi ica bugufi imbere y'umuba wanjye. Arimo arabona iki? Arabona destiny, arabona iki Imana yamuhamagariye, arareba kure. Undi munsi arongera arota ati narose noneho n'izuba n'ukwezi ahubwo nabyo biriho. Saramubwira turenda kuvuga ko jye na nyoko na bene so tuzaza tukakwikubita imbere, ariko jewe nabirose mfite vision. Ikintu cyica abantu benshi gituma bakena, nta vision bagira, bahora babyina muzunga, kandi si ukuvuga ko badakora. Reka mbere cy'urugero njya nkoresha iyo nigisha abapastori akamaro ka vision, nuko abarimo gufata kamera biruze kubagora, ariko nshobora guhagarara hano avuga ngo okay, mfashe icyemezo ngiye gusohokera muri uriya muryango mu masegonda 30 ndaba naharenze nkashingura, sibyo? Mu masegonda 30 ndaba nasohotse, ariko nshobora no guhindura nkaza nkahagarara hamwe atangira
nkirukanka ntava ahundi. Nyuma y'iminota uzasanga nabize icyuya nahagiye kandi ntavuye ahundi. Abantu benshi nuko bakora. Iyo ukora udafite vision, uraho gusa ugenda mu kigare cy'abandi, utwerera naho bitari ngombwa, ugasengera niyo ntawe bigusabye, ukoma mu bukene kuko nta vision y'ubuzima ufite. Abaye urugero rw'abarimu twabanaga irurindo nta vision. Umuntu buri munsi akajya kunywa, kandi hari n'ubwo abantu bibwira ngo abapagani bajya kunywa n'abarokore bafite ibindi bajyamo, amafaranga yabo nabo agashira kubera iki nta vision. Ubundi ukabona umuntu aguye ati rwose ngiye mba nakoze cyane nanarwaye na surmenage, nk'orose warwaye surmenage bite ko nta n'ikintu wagezeho. Ariko nagezeho ndabitekereza ndabona ko uzi ko umuntu ashobora kwikubita hasi yakoze cyane, yabize icyuya, yahagiye kandi ntaho yagiye. Uzi ko aba yakoze. Iyi muvamayo mu mwanya muto ujya kubona ukabona wazungerewe kubise hasi. Hari abantu bakora batyo, agahora azungazunga, agahora yicaye akumva yabuze aho ajya, akazungazunga akikubita hasi. Kubera iki? Nta vision. Yosefu yari afite vision, akavuga ati ndumva hari icyo nzaba cyo. Twese turi hano, buri muntu wese wicayemo hano atangira atekereze, amenye ngo turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigenderemo iyo tumaze kwinjira mu gakiza muri Kristo Yesu. Tangire kubaza Imana ngo ariko wandemeye iki ngo nyisohoze. Iyo utangiye gutekereza gutyo, ubuzima bwawe buba enrichissant. Kandi ntibivuga ngo uba ufite amafaranga gusa, ahubwo wungura abandi. Nshobora kubaho ntafite amafaranga. Paulo yaravuga ngo batubona tumeze nk'abakene ngo ariko dutungishije benshi. Kera tuvuye muri genocide, buriya genocide yanyigisha amasomo menshi. Tujya muri genocide, buriya njya mba smart. Narabibonaga birimo kumera nabi, njya muri banki ndotira amafaranga yose twari dufite, nyakubita ku iposhe nkayagendana yose mu mufuka. Nayakuyemo kuwa gatatu ninjoro indege barayirasa. Bwira madamu narakubwiye ko ndi smart, ndayafite hano. Duhungira muri stade, tugezeyo ndabireba. Rero ugira vision, ureba ibintu ukavuga uti bimeze gutyo umunsi ariko ejo bizaba bimeze nabi. N'abantu zikintu reka dukureho kuri amafaranga, tugure umufuka w'umuceri yari ikiboneka, tugure n'umufuka w'isukari n'ubishyimbo, tubishyire uruhande hano muri stade. Turabiguze kuko abantu barabicagingaga mu maduka yari hariya kugira umuntu uza i Remera, ariko tuba tubyibitseho. Ariko rero ntabwo twari tuzi uko bizagenda. Haciye iminsi nk'ingahe stade barayirasa, usigare wa FPR baraza rutubura turabajyana tubahungisha. Abashaka guhunga mukajya ibyumba muze, baza ari ninjoro hafi nko muri aya masaha hari nka saa 3 na ati abumva mwiteguye tugende, kandi imvura yari irimo kugwa. Umufuka wanjye w'umuceri, umufuka wanjye w'isukari, umufuka wanjye w'ibirayi, sindi buterero ngo ngutware, mbitaye aho muri stade turagiye. Ariko ndacyafitemo kaje, ndavuga nta kibazo, smart. Ariko imvura yaguye uko tugenda, amafaranga yibereye hano mu mufuka, ntwaye ikivarisi cyari kirimo imyenda n'ibindi nari ntwaye ku mutwe. Nyine impunzi zose zigenda zikoreye, kivarisi kiragenda kikuba ku ipantaro. Uko tugenda niko kikuba kuri za note, uko kikuba kuri za note niko imvura igwa ikongeramo, uko bigenda niko byikuba. Tuva kuri stade tunyura hariya za Nyarutarama, tumanuka za Kagugu, turagenda tujya ntuza hirya, ducaza abatsinda tugera ikabuye. Nkoze mu mufuka numvamo akantu k'akabule, nkavanyemo nsanga ni za note zanjye zahindutse neza, ntiwanamenye ko zigeze kuba inoti. Ndagafata ndakareba, ndavuga ni Imana, ubu mukiranutse azabeshwaho no gukiranuka no kwizera. Ariko Uwiteka aradutunga. Tugeze muri Ntuza mu nkambi, nibyo nababwiraga, umuryango nakoragamo wa JBI baza kubona ndimo kuvuga kuri BBC. Hariho n'akantuza kako sinzi umuntu wagataruye muri no minsi nakabonye karimo gusirikira ahantu hose. Muzakabona nambaye ibidarubindi binini n'ikintu cy'ikija cyete cy'igitare. Ibyumba harakonjaga cyane.
noneho baravuga ati uzi ko twanatapfuye atari ibyumba, batuma umukorege twakoranaga w'Ubugande anzanira amadolari 300 mu nkambi. Ndicara na madamu ndabwira ngo robizi ikintu nabonye hano muri no nkamba, abantu bose babaye abakene n'abatindi. Umuntu yaragendaga agafata umunyu kawuzinga mu gapapuro, uzi ko akundi bazinga agapapuro gutya kakamera nk'umubirikira, bakagafunga hasi bagashyiramo umunyu. Umugabo akarya umunyu wenyine akima n'umugore bashakanye, akajya ugendana mu muvuga. Uzi buryo ubukene buba mu nkambi. Umugabo umwe rwose bwira umugore aramubwira turabizi twaryaga impungure na twadusimbo twe twarantiye, kajya minjira mu biryo bye ati murabizi n'ubundi tukiri no mu buzima busanzwe ibiryo bidafite umunyu byari byarananiye, none mujye mwihangana. Akakarya wenyine. Binyigisha kwaguka mu mutima. Za dolari 300 nazimurishijemo imitwaro y'amagande, icyo gihe yari menshi kubi nk'amamiliyoni. Utatse isabune nkabwira muze kuza mu amafaranga. Abagore babyaye harimo ababyaraga turi mu nkambi, tukajya kubasura tukabagurira ibikomo. Idolari zanye niba Imana yarazituburaga, twarinze tuva mu nkambi nkizifite. Narizigaye nk'amadolari ngira ngo 150 ntari ngiye afite. Imana igomba kuba yaranyuzagamo ikayatubura, kusi nabyitagaho. Ariko nenda kubabwira muri ibi ngibi, ubu bwami turimo, umwuka wera buriya iyo ufite destiny, iyo ufite vision, Imana niyo ikoreramo ikayitubura. Ushobora kugaragara nk'umukene ariko ugatungisha benshi. Kubera iki? Kubera ko Imana yo iragukoresha. Iwacu twareza abana sinzi umubare wabo nuno munsi, kandi jewe mbafite abana benshi ntangirira, ntihazagira uza kundeba muri no misi baruzuye, ko nabyo mbikora muri vision. Iyo umwe avuyemo nshyira mu ndi, nabigize intego, navuze nzarinda mpfa nk'ubumugisha. Kandi buri ikintu kibaho iyo watangiye gukora gutyo, Imana nayo irakongerera. Ukagenda nk'ubu niwe mfite umwana ndimo gusengera ukeneye amafaranga 200 ngo yishyure igihembwe muri university, nkagira gutya nkabona abantu bamaye 200. Ngiye kubwiriza muri conference bakampa amadolari, nta nayo nabasabye. Kubera iki? Kubera ko Imana ndavuga ngo uyu muntu ndaza kumuha ubukire, kuko arimo arangagabanya urusaku ruzamuka mu ijuru. Muzige gukora nk'abana b'Imana. Niyo mpamvu batubwira ngo bariya bigishwa ba mbere ngo ntibagiraga ubwiko ku kintu icyo ari cyo cyose, ngo barabisangiraga, ngo nta mukene wababagamo. Insengero zacu zisigaye zuzuyemo intebe nziza nk'izi, ariko n'abakene. Iwacu dufite urusengero rwa Natwe, dufite nkuru uretse ko intebe zaho tutarazihindura, ariko dufite urusengero runini. Marambwira abakristo ngavuga ni ukubaka urusengero rwa miliyoni 800, tukabana n'abana batiga bacikishije amashuri, Imana izabitubaza. Kubera iki? Kubera ko tugomba gukora nk'uko itorero rya mbere ryakoraga, nta mukene wabagamo. Kandi iyo watangiye kubikora, resource Imana irazongera. Twajyaga dufasha abana b'abakene ku rusengero, kuko mpageze nawe ntigiye ntabwo nzemera ko umuntu aririmba muri korali yaracikishije amashuri. Ngo ngo abakene bose rero bazaza hano, nzaba ngize Imana banyizanire mbahinduremo abakristo, nindangiza mbafashe bige, iyo barangiza bajye banzanira ibya 10, tuzakira kurushaho. Hanyuma icyo ushobora kukubwira, imyaka 12 maze iremera, Imana yanyeretse ko ibyo bintu birakora. Buri mwaka nkora budget ya church, nkateganyamo amafaranga yo gufasha abakene, ayo gufasha abanyeshuri batiga, ayo gufasha abakene kugira ngo bakore udushinga dutoya, miliyoni nka 20 zikajya muri iyo rubrique y'abakene. Kandi sindabona budget yacu yabuze amafaranga. Ibyo dushaka gukora byose tubigeraho. Kubera iki? Ntabwo ari gihe wabagize abakene, kuko data dukorera iyo utangiye kubikora. Nabwire data wa twese uri mu ijuru, aba bakene ngiye gufasha sigiye wabagize abakene, kandi wanteyeho umutima wo kubafasha, mpa amafaranga yo kubafasha. Arabo uzafasha ku giti cyawe, ari nabo uzafasha nk'itorero, data wo mu ijuru will provide resources, azatanga ubwo bukire. Ariko usanga imitekerereze yacu ya yindi twarazwe iratubwira ngo iyo utangiye gufasha abantu ngo umufuka wawe ushiramo amafaranga. Imana ikavuga ngo siko bikora. Iyo utangiye gufasha abantu ukiramo amafaranga. Uzabigerageza urebe. Jewe ndi umugabo kubihamya. Icya kabiri, jewe ndatayivinga ntanga icya 10. Kubera iki? Imana yavuze ngo nutanga icya 10 cy'ibyo wungutse byose, nanjye nzajya nkubita indyanye ku bwawe, kandi nzagomora imigomero yo mu ijuru ku bwawe. Bikora urebe.
jewe ndi umugabo kubihamya ibyo nigisha mba mbikora, kuko bariya batubanjirije nari nabwiye ngo ngiye kurangiriza kuri Yosefu n'abandi babiri. Uwa mbere ni Yosefu, vision, igikenesha abantu benshi nta vision bafite. Icya kabiri Yosefu yari afite integrity. Integrity ni ubujyangamugayo. Niba bagushinze ikintu gikore wikorera. Iyo ni itegeko ryo mu bwami bw'Imana. Yosefu yaragiranaga na bene se, bakarya intama zase, yataha agatanga ripoti. Abantu bajya bavuga ngo yarareganaga, ngo yari ikibara nkuru. No, Yosefu yari afite integrity. Bakwiba intama bazirya, yataha bakavuga ati intama zimeze neza. Ticyakora harimo ebyiri twariye, hariho n'igisekurume twagurishije. Bene se bakamwanga, bamwangiraga yuko atafatanyaga nabo ibyaha. Nushaka kuba uwo mu bwami bw'Imana igakugira vision, ari kugira na integrity. Icyo waguhaye gukora cyose, nukorera umuhinde ntukamwibe. Ntabwo Imana izaguha umugisha wibi by'abandi, kuko byo si ntabwo ari amahame yo mu bwami bw'Imana. Ubukire bwacu buva kwa data, ntabwo buva mu byo twishugurikira twiba. Niba gushinga imishinga ya leta yikoremo neza, Imana izabona uko guha umugisha. Nutangira kwiba umigisha wawe urimo kuyifumbira, wowe tukwe ubwo wishugurikira, ubwo wagiye mu ihene ntabwo uri intama. Burya muzaho ihene itandukaniye n'intama. Jya wumva Yesu avuga ngo ihene nzazishyira ku ruhande rumwe n'intama ziri ku ruhande. Intama niyo nyamaswa stupid ibaho mu buzima. Utwara intama ukayisiga ahantu h'ubukuna ntihava. Aho wayisize niho uyisanga, ntihindagurika. Ariko hasiga ihene, iyo utayiziritse urasanga yagiye kwishugurikira. Twebwe rero dukenera umwungeri, turi intama z'Imana. Ntabwo twishugurikira, ntitwiba, ntitubeshya, ntiturimanganya, ntitugambana. Dukorera kuri principe y'ubwami bw'Imana. Ariko Yosefu nihute agiye kwa Potifari, agezeyo atwara za principe, aravuga ngo urugo rwa Potifari nzakorana integrity. Bamuha koza amasahani akayoza neza, ibyo akoze byose akabyoza neza, ariko ngo n'umwuka w'Imana akabana nawe, ukuboko k'Uwiteka kubana nawe. Ibyo tuzakora byose ukuboko k'Uwiteka kubanye natwe. Ku ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yadushyizeho umwuka wera ngo wabe ikimenyetso. Iyi Imana yagushyizeho umwuka, icyo ukoze cyose hajyaho stamp y'ijuru. Haleluya. Yosefu yakoraga ku masahani, Potifari akavuga ati ninde watetse bino biryo? Bati ni cya gihungu waguze ejo bundi. Iki gihungu gikwiriye promotion. Amushinga urugo rwose. Na madame arabireba aravuga ati uyu muhungu ko ari excellent mu byo akora byose, buriya mu gitanda aho ntiyagerageza. Aravuga ati ko mbona ibintu byose ubikora neza, mu gitanda aho. Aravuga ati rero madamu, buriya umuti wanjye ntabwo ukorana no gusambana n'umugore wundi. Potifari yangiriye neza, sinshobora kumuhemukira, kandi Imana yangira reba, sinshobora kubikora indeba. Umugore aturumva kino gishenzi kinyumviye ubusa, aramurega, baramukubita, bashyira muri gereza. Ariko burya kumujyana muri gereza, nabwo yamanutse muri gereza ajyanye n'ikiganza cy'Uwiteka. Aho bazakujyana hose umwuka w'Imana azagukurikira. Aramanuka ageze muri gereza. Haleluya. Iyo uriho ikimenyetso, reka mbabwire, buriya mumaranire kuzura umwuka. Iyo uriho ikimenyetso aho ugiye hose, ndaza kubabwira uko bikora. Kuko burya hari ikintu gikoresha unction, anointing, hari ikintu kiyikoresha abantu benshi batazi. Ikibazo nuko umwuka wera twamufungiye hano mu rusengero. Anointing yacu niyo mu rusengero, ariko nenda kubabwira ngo anointing jewe aho ngiye hose ndayijyana. Ndabizi neza anointing irakora. Nahagarara kuri pulpit yo mu rusengero, anointing irakora. Nibanyoreza kwigisha ndi umunyarwanda, nzayigisha muri anointing. Nibanyoreza kwigisha ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, nzabikora muri anointing, kuko umwuka wera ntabwo afungiye mu rusengero. Ntabwo Yosefu yakoraga mu rusengero, yakoraga muri gereza avuye kwa Potifari. Ageze muri gereza bakajya baterura bya bigunguru n'ibindi, bakavuga ati kiriya gihungu iyo giteguruye, hari ikigunguru muri gereza bagira cyitwa mukecuru bitumamo. Iyo wavuze ubutumwa muri gereza umenya n'amaterime yaho, akajya aterura ikigunguru kandi akagiterura avec conviction, nkuriho umwuka. Ati nuba atagira gute, bageze baravuga ati kuri muhungu afite umwuka mwiza umuriho, bamugira kapita. Buryo bakugize kapita rero muri gereza, kapita gukomera. Buryo umuyobozi nta muyobozi ubakabeba, na kapita wo muri gereza bakomeye. Abageze muri gereza mwese murabizi, cyangwa bagiye bakora mu ministry, kapita wo muri gereza buryo bakomeye. Yosefu aba kapita, ariko akaba kapita mwiza. Hanyuma bukeye Imana izana umugaragu wa Farawo wari wakoze amakosa, kuko Imana yavuga ngo uyu mwana ndamucisha muri gereza ko niho azanyura azamuka. Abamubonye amanuka mu kabande ka gereza baravuga ngo baramuhejeje. Imana ikavuga ngo
kugira ngo usamuke umusozi usumba uwundi ugomba guca mu kabande ko wari uriho. Bamanuka mu kabande ko muri gereza, ategereje kuzazamuka akajya kwicara ku ntebe ya Farawo. Ariko icyamuzamuyeho ni iki? Umwuka wera. Kuko babwiye Farawo ngo hari umwana twasize muri gereza asobanura inzozi nk'aho ari we wazitanze. Baramuhamagara ngo barabanza baramwogosha, bamutera parufe, bamwambika imyambaro myiza kugira ngo ataza kunukira Farawo. Aragenda ageze imbere aramubwira ati nyakubahwa, izi nzozi warose ngiye kuzigusobanura kuko dufite Imana isobanura inzozi. Haleluya. Ngo arazisobanura, uko agenda asobanura Farawo amaso amuva imutwe, aravuga ngo wow. Arangije akuramo impeta abwira abagaragu be ngo hari undi muntu muzabona nk'uyu nguyu uri mu mwuka w'Imana, ngo tumushingiye ministeri ya planning na economy ya Egiputa. Burya rero iyo umwami avuze gutyo ntawe ugira icyo ahinduraho. Baravuga ngo nyagasani, ngo natwe turabyemeye. Bati mamutembereza umurwa, bamamaze ko azaba ari uwa kabiri kuri Farawo, itegeko azategeka ryose bijye ryumvirwa. Hari umurokore dufite umeze gutyo? Umurokore bavuga ngo ibyananiranye muduhamagarire wa murokore, ngo tujya tubona afite ansa. Iki gihugu gifite inzozi nyinshi kirota, ariko zabuze ba Yosefu bo kuzisobanura. Barakubwira ati turashaka umuntu rwose ufite integrity, utiba amafaranga, utagira gute, bakarukurita umuntu uvuga ati ubwo bashyizeho mwene data. Mu minsi mike ukamumva yageze mageragere, nawe yakoze nk'abandi kuko ntiyayobowe n'umwuka. Turagenda twese ugasanga barukore turi nk'abandi. Agakiza kaza n'ubukire kadutera gutekereza bitandukanye, kadutera kugendera mu itegeko ry'umwuka no mu mbaraga n'ubwenge bwe. Kandi yarangiza akavuga ati aba bantu bagushakaho amakosa, bakavuga ngo uyu twamushatseho amakosa turayabura. Muzitegereze Daniel ari i Babuloni ku ngoma ya Dariyo, baratubwira ngo bari abakomiseri 3 bashinzwe imisoro y'i Babuloni, ariko ngo Daniel akabarusha ubutoni. Noneho ngo umwami agatekereza kuzamuraga ingoma ye, ngo amutegerekere igihugu cyose kuko Daniel, kandi badusobanura igisobanuro cyatumaga amera gutyo mu gice cya 5 ku ngoma ya Berushaza, ngo ikiganza cyanditse ku rukuta bananirwa kubisobanura. Iragara ibiganza bijya byandika ku rukuta tukabura ibisubizo. Ngo nyina wa Berushaza aramubwira ati hari umugabo iyo so byabaga byamushobeye niwe bahamagaraga, muhamagare Daniel. Berushaza amwirataho cyane avuga ngo niwe Daniel wa wundi w'umunyagano data yakuye i Yerusalemu, ariko nkunda amagambo kugira ngo numvise bakuvuga yuko umwuka w'Imana aba muri wowe, kandi kugira ubwenge bwo guhangamura ibyananiranye. Haleluya. Aho Daniel yakoze hose umwami ngo ubukire bwaratembaga, kuko Daniel yari afite anointing izana ubukire. Aho Yosefu yakoze imyaka yamaze acunga Egiputa, yicunze neza muri Egiputa ntibagira inzara, kuko uyu mwuka w'Imana yaje. Bikora bite? Ndarangije. Umunsi nisanzuye cyane, kandi ubundi iyo ngeso ndayanga nanjye. Hari abavuga butumwa tubwiriza tugakerereza abantu, kandi ubundi ndabyanga, ariko ntabikoze mu mbabarire. Buriya iyo wiga gukorana n'umwuka, reka mbere ikintu byoroshye, amagambo 3 gusa. Ikintu cya mbere, Imana ifitemo inyungu yuko dukora neza iyo turi abana bayo. Halo, muracyankurikira? Imana ifitemo inyungu yuko dukora neza kuko turi abana bayo. Njye numva abantu bavuga ngo rwose ngo Imana yo ntabwo itinda, ifitemo inyungu yuko ukora neza aho ukora hose. Uzi impamvu ifitemo inyungu? Nuko nukora neza izina ryayo rizashyirwa hejuru. Nuyikundira ukayemerera, ukaba umwana w'Imana muri banke, ukaba umwana w'Imana mu iduka, ukaba umwana w'Imana mu muhanda, aho ukora hose, ukavuga ngo yewe ngenda nk'umwana w'Imana, nkora nk'umwana w'Imana. Icyo gihe Imana izayoba ngo nimumwongerera amavuta kuko arimo araduhesha icyubahiro. Haleluya. Kandi byoroshye gutyo, kubanza ukamenya ibyo ngibyo ko Imana ifitemo inyungu yo kuba excellent. Aba bantu bakora amatelefone n'ibindi byose, uzasanga izi mikrofone ziba zifiteho izina, ibi byuma dukoresha bifiteho izina,
buri kintu cyose gikorerwa mu ruganda kiza gifiteho izina. Iyo bizanye mu ikarito biza bifiteho garanti. Uzi impamvu burya baduha garanti? Nuko babanga ko izina ryabo ritukwa. N'Imana yadushyizeho umwuka, iyo igushyizeho ikimenyetso cyayo ikaguteraho stamp, niko Paulo yandikiye Abefeso ngo yaduteyeho stamp ivuga ngo turabe Imana, igomba kumakinga sure yuko ubwo yaguteyeho stamp uba excellent kugira ngo izina ryayo ridatukwa. Haleluya. So Imana ifitemo inyungu yuko duperforma. Icya kabiri, umwuka wera, Paulo yaranditse aravuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo nibwo buduhesha agakiza. Twabibonye hariya muri Tito. Urukundo rw'Imana nirwo rwatumye Yesu aza. Noneho nyuma y'ivyo aravuga ngo no gufatanya n'umwuka wera, in the fellowship with the Holy Spirit et la communion avec le Saint-Esprit. Nushaka guperforma mu bintu ibyo ari byo byose, ujye wicara uganire n'umwuka. Make the Holy Spirit your friend. Kuko hari ibintu bibiri Imana yakoresheje ivuga umufasha. Ubwa mbere yakoresheje iryo jambo ni gihe yari Mageva, aza kuba umufasha wa Adamu. Ubwa kabiri yakoresheje iryo jambo ni gihe yavuga ngo nzaboherereza umufasha ari we mwuka wera. Uko umugabo abana n'umugore aba ari kuzajya ubana n'umwuka. Uko umugore abana n'umugabo aba ari kuzajya ubana n'umwuka. Burya abagore bakunda abagabo babaganiriza, kandi n'abagabo bakunda abagore babitaho. Ndabeshyera? Burya rero n'umwuka wera mujye mubana muganira. Nujya gukora ikintu uvuge ngo umwuka wera ngiye gukora ibi bintu, teach me, umfashe. Simple. Ubyizere ko ari bubikore. Uzatangazwa no kubona resulta zizavamo kandi utagombye kwikashura. Si ngombwa kuvuga mu ndimi gukora ni n'umwuka. Ahubwo icy'ingenzi nuko umwizera ko ari bubikore. Kandi azabikora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. N'abantu bayo kugira ngo bagirirwe neza. Uzabigerageza. Yewe mpora mbigerageza kandi birakora. Amina. Kuko buriya agakiza kacu, ndashoje, number 1 katwinjiza mu bwami bw'Imana, tukaba abana b'Imana bafite agaciro, bikadukiza imitekerereze mibi twarazwe n'abandi bose, iyo twakuye mu babyeyi, iyo twakuye mu mashuri, iyo twakuye muri quartier. Icya kabiri, agakiza gatuma Yesu aba umwami wacu, kandi ni umwami udufata nk'abaragwa bazaraganwa nawe. Ariko kurutaho, agakiza kacu kaduhesha uburenganzira bwo kuzura umwuka. Imana ikadusubizaho umwuka wayo, kandi umwuka yaza tukagenda n'autorité y'ijuru. Ubutware bw'ijuru bukaba buri kuri twe. Niyo mpamvu twirukana amadayimoni. Iyo duhagaze neza na Yesu, twirukana amadayimoni akatwumvira. Dusengera abarwayi bagakira, tubwiriza ubutumwa abantu bagakizwa. Ntabwo ari mu mbaraga zacu, it's by the power of the Holy Spirit. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Ariko ikosa twakoze, banyakuba ba bishop na ba pastori nanjye tujya duhagara hano ku gatuti, ikosa twakoze nuko umwuka twamugarukirije hano. Nitwigisha abantu gucuruza bafatanije n'umwuka wera, in fellowship with the Holy Spirit. Nitwigisha abantu kwigisha abana, in fellowship with the Holy Spirit. Nitwigisha abantu gukora counseling, in fellowship with the Holy Spirit. Nitwigisha abantu kuburana, in fellowship with the Holy Spirit. Kuko ikintu uzakora cyose, niba uri umuganga, umwuka kurusha kumenya umubiri w'uwo muntu. Hello. Ugiye kubaga umuntu ukavuga utumva rero umwuka wera, uyu muntu aremwa ni we wabikoze, none uyobora iki kiganza cyanjye n'intema, sinze kuvanga za aritere na za vene na za neri n'ibiki byose, ujye uyobora iki cyuma, ushyira ikiganza cyawe ku cyanjye kugira ngo abe ari wowe ubaguye umuntu nshishijemo. Haleluya. Uzabona ibitangaza bikoreka, noneho bigeze ahantu bazajya bavuga ngo mudushakire wa muganga witwa kanaka, ngo iyo abaza abantu ibintu bye ngusanga bajye bakubaza atari ko ibanga ryawe ni irihe, uti nuko mfite Yesu ndi wo mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro, abantu bayo bahabwa umugisha. Iryo rero niryo terambere nyaterambere rihesha Imana icyubahiro kandi rikazana ubukire. Kuko iyo wabaye umuganga ubaga bigatungana, hari na za incentives bashobora kukongera ukazisanga warabaye umukire kuko uri excellent. Iyo uri umupastor ukorana n'umwuka, ibyo ukoze byose biba excellent, kandi byaba excellent ubwo n'ibindi bikiyongeraho. Nta muntu ujya uba excellent ukena. N'ubu mwarimu niyo wawigisha muri primaire ukaba excellent, za Green Hills zizashaka kukorokrita ko baravuga ngo hari ahantu twumvise ko hari umwarimu uri so excellent, abantu bazashaka kuguha akazi.
niyo batakaguha kandi Imana izagukiza. Amina. Nuteka ujye uteka neza ufatanije n'umwuka, ube excellent mu gikoni, amahoteli azakurokrita n'ibindi. N'ubucuruza akabutike, ujye ukicara uvuge ngo ariko Mwuka Wera wanyigishije uko bacuruza, butike ikabyara iduka rikabyara shopping mall, azabikwigisha. Ariko wubahirije bya bindi, ubahisha Imana ubutunzi bwawe kandi uhumugisha abantu bayo kubw'ubutunzi wabonye. Kuko hari igihe tubona ubutunzi bukaduhindukira umuvumo. Ariko reka ngarukiriza aha ngaha,